buriya iriya video ntabwo yabyerekanye neza, yabanje kwangira umugore aranamufata ngo ntagende. Noneho nuko umukobwa baramwishikuye abaragiye agiye mu modoka. Weasel atangira gukubita imigeri imodoka badafite n'ahantu bahuriye. Umukobwa aragenda ajya mu modoka. Imodoka yindi arimo gutukana cyane. Umukobwa bagiye mu modoka aravata ku mukaritasi yampereye. So mu gihe arimo gukata umukobo yabaraje sinzi ibintu ngo yamubwiye, ngabimubwiye ngo umukobwa yataza nononga aramwegera umusore avati ngo what are you going to do? Umutipe umwana atayexera imodoka asa nk'umukanga. Weasel asa nkaho yigirishije nkaho bamugonze, asa nk'usimbuka mu kirere. Kisimbukishwa mu kirere atabata gusukuranye no mugongera arimo. Ngo Teta gikubitanye n'igikuta. Ira video ira kamera yiri ya restaurant hari ahantu itareba. Ngo iki? Babwira umugore ngo urajyana n'abana ngo ujye kureba grandma. Abari hurara. Ariko grandma nta kintu kimwazi. Umukobwa ubwo barashyamiranya bapfa icyo kintu. Umukobwa finally sahamagaye grandma aravuga ati iyo kandi ntabwo nari nyizi, amasaha yarenze nanjye aratwo nibereye muri iryame. Umupampe yashaka kugira ngo Teta Sandra ave mu rugo ajyane n'abana. So ukuntu byabimaze bari ahantu bita mu Nyonyo. Yego. Nta kabari gaciriritse nyine kaba mu buyoga bwa makeya ibintu nk'ibyo. Nta kumunyarwanda bita shana. Nkuko wajya muri ka kabari kandimbati hafi ya Ntuza y'ikiraro cya Nyabarongo. Aka kabari nta kumushuti wa Ntuza wa Biju. Nta kabari urumva ni bwabo bari buciriritse hafi nkuko bavuga kwandimbati hafi Nyabarongo buraho nyine nta kintu butwaye ariko n'akantu kagakwe muri karitsiye. None urabazi bose bari abakoboyi bose n'abarokorike. I know. Umugore rero ndi muri Uber by the way ari hano ngiye. So umugore aravuga ati nanjye nta hantu ndi bujye. Umugabo aturagenda ku ngufu ati wapi. Ubwo baracyocorana ariko banywa sinzi ukuntu byageze gutya birashaguye. Bari abatipe bose kubazi bameze nk'ibisari. Nibisa ntabwo bameze nk'ibisera ahubwo gusabo n'ibisare. Urumva ubwo Weasel yari kumwe n'abandi bantu nka babiri. Ubwo umugore barahagurutse aravuga ati ngiye mu rugo kandi ntago wambuza kujya mu rugo iwanjye. Abarasohotse ngo nawe nyirumva urwagwara rwamugezemo rwinshi. Asohotse ageze hanze Weasel baramukurikiye. Noneho Weasel mu kwisaza buriya iriya video ntabwo yabyerekanye neza, yabanje kwangira umugore aranamufata ngo ntagende. Ngo guma hano. Umugore ati ndekura arabyanga. Noneho umugore ageze aramwishikuza kuri aho cya gikobwa ni igisore kandi Weasel urumva Weasel n'uruziga aho ngaho. Yishwe n'ibiyobyabwenge bimwe bifite ingufu cyane. Kameze nka mukuru, kameze nka kamiliyoni yo karabazi. Ubundi Weasel ni kamiliyoni. Urumva? Noneho nuko umukobwa baramwishikuye abaragiye agiye mu modoka. Weasel atangira gukubita imigeri imodoka yari aho ngaho ya polisi. Imodoka badafite n'ahantu bahuriye. Umukobwa aragenda ajya mu modoka. Imodoka yindi nyine yishejije ngo SB arimo gutukana cyane. So actually he was being so irate kuri level I have never seen someone like him. Umukobwa bagiye mu modoka aravata ku mukaritasi yampereye. So mu gihe arimo gukata umukobo yabaraje sinzi ibintu ngo yamubwiye, ngabimubwiye ngo umukobwa yataza nononga aramwegera umusore avati ngo what are you going to do? Umutipe umwana atayexera imodoka asa nk'umukanga. Weasel asa nkaho yigirishije nkaho bamugonze, asa nk'usimbuka mu kirere.
kuko umukobwa yabonye ko igitipe kibaye gisa nkaho kigishije nkaho kigonze kisimbukishwa mu kirere atabata kubuna umusweranye ntamugongera rimwe urumva ngo uyu mwana atayakiserera ngo kiriya gicucu ngo yagihuza ngo Teta yagikubitanye n'igikuta iriya video iriya kamera y'iriya resitora hari ahantu itareba ahantu itareba buriya ni uko inyuma yaho habaparitse amamodoka 3 then imbere y'amamodoka hari igikuta so Teta ikintu yakoze yahise yagihuje n'imodoka ikibuno cy'imodoka yindi iparitse ubu urumva iraparitse ireba hirya atakubita hera mu mavi bro ngo bampa y'imodoka imbere yafashe ku mavi kandi umva umusa abantu hari abantu bagiye mbona bamwe bavuga ibintu by'ubugoryi ngo twabonye ngo nta muvuduko mwinshi urimo bro imodoka muzi ko iriya modoka Benz kangahe barebe bro byonyine mass yayo is over 2.5 tons bro iriya modoka ifite the engine itself is so heavy. True. Nuvuga ngo iriya motion yonyine niyo yaza kagukoraho gatoya. Uretse no mu mavi hano hari ingingo intuza zoroshye. Bro umwana akujanjagura man. Mama. Nono kandi hari yashizemo kantu ko speed ka danje kuri nuza kuri attempt ya kabiri. Arakubita bro. Ikintu akuriye Teta rero buriya. Yesa kubita reverse imwe ya danje. Akuta reverse byerekana kuri uriya mwana azi n'imodoka ndagaswe. Ikindi kintu azi imodoka abantu bose bazi imodoka ariko nyine muri reaction yagize ako kanya yasamenya ko I need to get out of here as soon as possible. Ngomba kuva hano ngahita ngenda. Yahise yikata bro ahita kuko barabasukiranye n'abagande bura ntago bazi. Naba type batagira roho bari kumugira wabonye ukuntu bayatuka n'amabamba iyo wita Weasel akimara kuvunika amaguru akatambwira ati uwo mugore muri umwica bro bamushyira amapine bagatwika so umukobwa yasakata imodoka yatagenda ikintu cyanshimishije is the fact that she stayed at the police station last night. Niwe witwaye kuri police? Niwe witwaye kuri police? No, she was apprehended at her home. Urumva, and so kuba yafatiwe mu rugo that was fine. No kwa yese yigira mu rugo akajya mu rugo it's okay. Kuko uriya mwana twari kuba twamubuze. Barabaganda bashimisa. Abaswera b'abaganda n'abagome. Naroho bagira. None ikindi kintu utazi abantu benshi batazi. Abagingo b'abagande banga abanyarwanda man. Obi. Benshi ntago babizi baby reka tubahe information. Abagande b'abagande like the indigenous Ugandans banga abanyarwanda biteye ubwoba. Ushatse wajya kuri X ukareba nyine ibintu bagiye ira big ayo muri Uganda ibintu ya postings ukareba ibi nagiye mu comment uyu munsi ndabata abagingo ko batwanga 4 man. Ntabibaruzi. Wewe tuzi ko abantu batwanga ari abakongomani ariko barasenze batwanga kuba ariko nyine urumva bitari too explicit ntago babishyira hanze baratwanga tipe na n'ibindi bavuga ngo you marry munyarwanda for your own consequences. Woya Bavati ngo we told you twarababwiye ati kuki ngo mwivanga n'abanyarwanda ngo ndavuga comments ngo ariko ngo mukinisha abantu ngo bafashe ngo mashitizi ngo then the neighbors ngo relatives n'ibiki byose ngo n'ibiki byose man ibi boro byakuri ibintu ndagenda nabate man abaginga bibageje yuko iki gicucu kikorye kigisa nabi gisa nk'amabyi kitwa Weasel aricyo cyazengereje n'umwana cyamuterurije cyamubujije uburyo n'ibiki byose man mbere yuko bajya kuvuga ibi bintu. So the way I see it but hari underlining hatred iri level iteye ubwoba urumva and then ibituma byo overshadowinga ikintu cyitwa yuko habaye cyangwa se nuza
violence cyangwa se abuse cyangwa se abuse mu bwoko butandukanye cyitwa cya gicucu n'ikibimana cyakoreye umukobwa bita Teta imyaka yose, ibyo ntabwo babyitayeho, bahita bazana ngo umunyarwanda. Ubu Teta ubu turi kuvugana urumva. No, I think that let me tell you something. I think that girl, she's actually stupid. You say who? Teta, Sandra. So, but despite all that, now she's in a hospital right beside him. He was the friend. Amwishaye iruhande kabisa. Mu bitaro. Ariko nahamagaye Gashumba uramuzi? Ano Gashumba. Anyway, by the way, reka mbwira abantu dukurikiye. Ino nkuru yangezeho iturutse ku muntu bita Godfather mu gitondo mbyutse hakiri kare hari nka saa 11 za mu gitondo. Nabyo tubibabwiye babanze bamenye yuko ikuru uburi hagaze. Abantu bamenye icyo wari mbwiye nanjye ndarikurikirana. Bantu babwire ko nakubwiye inkuru mu misogonda 30 katuzanira video. Nanjye cyo nababwiye. Oya nawe byivugire, nawe bivuge. Ntago njye bro. Video wayikuye. Sasa njyewe ubundi njyewe ikintu bigenda. Ubu ushatse kumbwira ati ibi bintu bimeze gutyo ubundi ukahita wigenda ibindi ukabindekera. Uko ibindi ndabyikorera. Mitambaza aba agent wanjye muri Uganda nkabwira ati bimeze bite, amakuru nayahe ko nta video nta cyabaye abanyarwanda ko bisize insenda ari bigeze bigoryi nta kintu bacemera batabonye video, ku buryo wazanye video muri CCTV mu nkuru yariwe mu masaha gusa. Banzanye video y'umwana agonga undi. Video umwana agonga. Anyway, so no kuvuga ngo ibi nkiko ntabwo biri buze kuza amatata ntabwo bari buze gufungwa. Umukobwa yarekuwe already, yarekuwe muri bro hano iyo warekuwe muri ubona hano iwacu yo bakurekuwe byarangiye c'est fini it's over. Titiki ko kumurekura ibi ngibi nabyo bishobora byamugiraho ingaruka uyu mugabo akomeje kurembera bamwe bagiye bakomanta iwanjye bamwe ibitekerezo DM bambwe ati Dekati bari ikintu utazi aba basenze bya bicucu byamanje birakunda na fo kandi bigira inzika mbi cyane bakaba ati aho kugira ngo umuvandimwe wabyo agira ikibazo cy'amaguru byakwihorera ubundi bikazameka ingashoboye ko polisi yibagiye bageze ibintu byarangiye ubundi bikakwica. Yes, that's it. Thank you very much. Thank you, bro. Nika muri gaso. Urumva? Bikakwihorera ubundi bikakwica, bro. None uyu mukobwa ari capable yo kuva mu Bugande cyangwa ntabwo azavayo? Uyu mukobwa urupfu rumurimo kandi ruzamutwara. Teta ariko ni gute umuntu uyu muntu ese iyi industry yanyu ni gute uyu muntu wabaye akasa mutwe muri uyu mujyi wa Kigali ashobora kwindenga gutya? Ni amahitamo ye. Ibicucu byaramuroze bro. Njye nivugiye n'umuntu muri family. Twivuganye arambwira ati twarumiwe bro. Twarumiwe. Ati twarumiwe. Ntabwo tuzi ikintu abakaritasi bahaye uyu mukobwa. Uko nta wundi muntu numwe muri nosi wakorerwa ibintu nk'ibyo bicucu bimukorera. Ngo birangire gutya. Makuru ari controversial ngiye kuvuga ntimo abadukurikiye ntibayemeze nk'ari ukuri. Ngo nuko ngo buriya ikirera cya Manizo cyifitiye umugera. Ngo wiki? Manizo akaba afite umugera. Uravuze ngo uyu mubyibuho wa Teta Sandra ubyibushye gutya kuko ni binini. Reba ukuntu Sandra yabaye. Asigaye ameze nk'ingurube yayindi bapakira ibiryo by'abanyamerika bita ntuza bya biryo sinzi ukuntu babyita. Murebe ubusa niba ibintu ubwo ntabwo ari ndebera murebe ukuntu Sandra asigaye angana. Murebe kuri iyi ufite nuko gusara kose no kuba nta numwe ushobora gutuza ngo bubake urugo n'icyo byose. Ese ko n'undi kiriya gicucu cyo ni ikigoryo ariko mane wabonye ukuntu cyaje mu Rwanda gisa. Mbwira ukuntu waza
n'ibintu wakoreye umugore wawe uje mu rugo uziko noneho ngo hari na gahunda yo kuba zahura n'ababyeyi ejo bundi cya Cameroon kiza mu Rwanda cya Cameroon nicyo uzi ukuntu gisa noneho cyo gisa nk'imbwa irimo kurya mu muyaga bro uriya yamaze kwandika na Teta ibaze noneho kuba uri buzane n'umugore wawe muje mu gihugu nivuga ngo ni kwa madafada iniro urumva family uje muhanira iki ukaza wambaye igipira kiri bimyira bro ibaze nyine nikigaragara nuvuga ngo njye nabivuzeho ndavuga ati nimba umugabo wawe atagira n'isoni cyangwa se atagira n'akantu gatoya ko kuvuga ati ngo njyewe ubwanjye basi nimba ngiye mu gihugu cy'umugore wanjye ndaca ahantu bandeba nanjye ubwanjye ndi umusitari nta nubwo yibuka ko ari umusitari cyangwa ugeze kuba umusitari ariko akaza yambaye igipira gisa kuriya n'ibikweto bisa nk'ubugoryi ibintu by'ibiki byose akaza nta kintu gitayeho ubwo si uwo muntu wambwira ko muri mu rugo rwanyu noneho yakwitaho akwitayeho si nawe ubwe kwitaho byaramunaniye mbwira umuntu kwitaho nawe ubwo byamunaniye atazi icyiza kuri we ufite abana kiriya gicucu gifite cyabyaranye sinzi menya n'ihene cyarabyaranye nazo urumva kidashobora kwitaho kitakumva yuko ari ikintu cy'igipapa gifite abana gikwiye gutekinga care of kikaza cyambaye ibintu nka biriya mu gihugu bro bita bikwereka iki gicucu kitakwifata icyemezo cyo kumva ko nacyo gifite agaciro ngo kiyiteho cyakwitaho guteseho uriya mukobwa yararozwe akihomaho urumva akirukaho agira gute sinzi niba afite ubwoba bw'iki sinzi niba niyo teori bavuze y'ingo y'imigera anyway no ako kantu ntabwo ari uko avuze wenyine urumva nubwo Uganda ngewe mbizi ko ninjya deep ibyo bintu ndibuze kubibona byuko niba afite iyo ball turaza kumenya Uganda se ko ari Uganda ko ari ibiceri bike ukamenya everything urumva ariko se kwinjira kujya kuri deep ntabwo twabiyoberwa icyo nakubwira nuko urumva situation ukuntu ihagaze ino situation ntabwo ari nziza cyane ntabwo ari nziza cyane kandi ikintu giteye ubwoba bavuze ati kiriya gikobwa niba kiza ubwenge cyagakwiye gufata iya mbere kitakiva Uganda kugira ngo kigenze ngo nimba ari ngo hospital ariko si ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibiki inde uba Uganda Teta Sandra aba Uganda iki gikobwa cyagakwiye gufata iya mbere gishobora kuba abakobwa bamwe bavuga ati bro twibereye Uganda turabizi ibi bicucu bizamanza bituze ino saga irangire ubundi birangiza byiyoruganiza iki gikobwa noneho bazagimaramo umwuka Daniela umugore wa Kamiliyoni watandukanye nawe yakigiriye inama arangije aravuga ati banyarwanda umukobwa wanyu namugiriye inama aranga mwitegure kuzajya gufata amayi urukobwa rwaje i Kigali rurangije rukomeza ruvugana na kiriya kiburaburyo ariko niba cyaramuhaye iki nta muntu ngo bizi ntekereza ko cyamukubise imboro ya danje imboro se iri kurikora ni uburozi ariko imboro ya he nese niwe yasweye wenyine kuki nta bandi bagore bose afite ko nta n'umwe tubona muri drama nk'izi ako mwajya muvugisha logic man tubarujya rero ariko ese ko Teta yaje ejo bundi reka Teta nawe Kigali yaramurutse Teta ntabwo Kigali kimushaka Teta agera Kigali bakamuzunguriza umutwe akavuga ati ahangaha nama Mariye umuntu nakundanye na Prince Kid Kigali ari iyanjye mfite final say ibyo mbivuyemo njya muri active nkundana na Derry iki gikobwa cyakoze ibintu iki gikobwa cyakoraga ibintu umva bivuze ntabwo ariko nta nubwo wabirangiza urumva none imanga ndagasi ngo Teta Sandra araza ngo ubusitari buraryoha ubusitari se uriya musore ko nta n'ubusitari akigira nta busitari bwemo hari nyuma y'uko leta iwo bita radio moze igendeye iyi ni imbwa rwose iyi ni imbwa ahantu aho ariho hose ntabyo busitari ntabyo uyu mutipe uzana asigaye aririmbira nabwo ari amahirwe agize aririmbira mu bari mumeze nka akabari bitega top chief ntabwo kwibuka kaka ni ba John bajyaga kuriramo yego kabaga hafi ya Nyabugogo handi ba John ba Patikope akara kabari ni kakabari katumiraga sina kajya guperforminga uriya mutipe nawe niko asigaye ameze muri Uganda uyu mutipe uyu mukobwa ashobora kuza arebye nawe bamuhitana
biriya byana bikundana, biriya byana byo kwa Mayanja ni ibihuriga. Hari umuntu ugeze kuvuga ngo abahuriga ni abaki? Abahuriga ni ibintu ni nk'ibitags. Thugs cyangwa se ibintu by'ibigenga ariko by'ibitags, ibintu bitagira icyubahiro, bitagira ikintu bikurikiza, bitagira ikinyabupfura, ibintu by'ibigoryi biraho. Urumva? Ariko abantu bajya bibuka Chameleone yafashe umwana wamukoreraga mu rugo aramutwika. Chameleone 2011 yafashe umwana mukuramo imyenda aramuhambira amaboko n'amaguru arangiza bamusuka nta nubwo bamususe essence. Bamususeho benzene man. Ntago ari essence, bamususeho benzene man. Benzene bayikuye. Bamususeho ira jet fuel. Nese bayikuye. Uzabireba muri report biranditse. Ye nayirebye. Sinzano bayivanye ariko ira jet urabona essence ari ukuntu yaka, ira y'indege noneho yaka kubi. Ira y'indege yaka kubi noneho inacanira kuri temperature ikubye double ire ya petrol, which means nimba petroli kuri room temperature cyangwa se muri oxygen isanzwe ibaninga kuri 200 degrees, benzene ibaninga kuri degree 400 bro. Niyo bamutwikishije mu rugo arapfararangira. Bya bitipe cy'igikobwa bazakica. Umva se Teta bazamutwikisha acide ndakuri. Ewa nubwo ndajeho gatoya. Sesh. Ubwo ndajeho gatoya, reka mbanze mvugisha no mukoboye hano. Muvugije turi kumwe, thank you so much. Sawa.